ko abo bashakanye n'abana babo babatwara ariko baranga. Abakozi ba ambasade y'Ubufaransa cyane cyane abatutsi barabasize, n'abatutsikazi babaga barashatse abagabo bazungu b'Abafaransa, abandi baricwa. Nyamara ambasade y'Ubufaransa yafunguriye imiryango yayo umuryango wahoze ari Perezida Habyarimana, ufungura imiryango yawo abari mu mutwe w'abicanyi bashyizweho na leta n'ibyegera bya Habyarimana byari kwisonga byabo bitaga kazu. Abatutsi bageragezaga kurira urukuta rwa ambasade y'Ubufaransa barakubitwaga bakabasubiza inyuma, interahamwe zikabica. Abakozi bo mu nzu yareraga imfubyi muri orufena yitwaga Orphelinat Sainte Agathe, yari yagatakanze bw'umugore wa Habyarimana. Abafaransa bagiyeyo batwara abazungu bari bahari, batwara abakozi b'abahutu bari bahari, ariko banga gutwara abakozi b'abatutsi, ndetse benshi muri bo baricwa. Uwo munsi umuryango wa Habyarimana n'abandi bahezanguni burijwe indege z'Abafaransa bajyanwa i Bangi muri Centre Africa, ndetse bakomereza i Paris mu Faransa. Mu ntagondwa z'abajenosideri batwawe n'ingabo z'Abafaransa harimo Felicien Kabuga, wari umushoramari ukomeye mu gihugu, ari n'abatanze amafaranga menshi yakoreshejwe muri jenoside, harimo yaguze imihoro. Batwaye kandi Ferdinand Nahimana, wabaye umuyobozi w'ikigo cy'itangazamakuru Renfort, uri mu bashinze radio RTRM, yakoreshejwe mu kwamamaza ikorwa rya jenoside. Kuri iyo tariki nibwo kandi hashyizweho guverinoma y'abicanyi yari iyobowe na Jean Kambanda. Byatangiye mu gitondo cy'itariki ya 8 Mata 1994, ubwo Bagosora yakoranije abayobozi bari muri Hutu Power kugira ngo bumvikane mu buryo bwo gushyiraho guverinoma. Abo bayobozi bakaba baravaga mu mashyaka y'abahezanguni yarwanyaga FPR, anashyigikiye ikorwa rya jenoside. Ishyirwaho ry'iyo guverinoma ryabereye muri ambasade y'Abafaransa. Muri iyo nama MRND yari ihagarariwe na Matayo Ngirumpatse, ihagarariwe kandi na Edouard Karemera. Matayo Ngirumpatse yari perezida wa MRND ku rwego rw'igihugu, Edouard Karemera ari vice perezida wa MRND ku rwego rw'igihugu. Hakaba kandi hari Joseph Nzirorera wari umunyamabanga mukuru. Ku ruhande rwa MDR hari Frodouard Karamira, Donat Murego, hari Justine Mugenzi na Nyese Ntamabyariro ba PR. Kuri PSD hari François Ndungutse na Yacinthe Rafiki Nsengiyumva. Kuri PDC, ishyaka rya PDC, hari witwaga Jean-Marie Vianney Sibomana, Celestin Kabanda na Gaspari Ruhumuriza. Muri iyo nama niho hemejwe ko MRND ishyiraho Theodore Sindikubwabo nka perezida wa Repubulika. Bagosora ayemeza ko Jean Kambanda aba ministre w'intebe, arabisaba, inama irabyemeza. Iyo guverinoma yashyizweho yari ifite gahunda imwe gusa yo gutanga umurongo wo ko jenoside igomba gukorwa mu gihugu cyose, gutanga intwaro, gukangurira abaturage gukora jenoside, ndetse no kuyisobanura mu mahanga. Kuri iyo tariki ya 9 Mata 1994, guverinoma imaze gushyirwaho y'isi y'abatabazi, interahamwe n'abasirikare barendaga Habyarimana bisha abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Vincent wa Paroti Igikondo mu mujyi wa Kigali. Hishwe abatutsi barenga 500. Kuri uwo munsi ingabo za Loni ziboneye ubwicanyi bwakorewe abatutsi biganjemo abana muri iyo kiliziya. Uyu munsi kandi ni nabwo abasirikare ba leta batwitse abatutsi bari bahungiye mu mudugudu wa Nyakabanda ya kabiri munsi ya Hotel Baoba i Nyamirambo. Ikinyamakuru cy'Abafaransa cyitwa Liberation nicyo cya mbere cyise ubu bwicanyi jenoside mu nyandiko yanditswe n'umunyamakuru Jean-Philippe Sepi wari mu Rwanda icyo gihe agakurikirana ikorwa rya jenoside kuri Kiliziya Gatolika ya Gikondo. Kuri uwo munsi w'itariki 9 Mata 1994, abatutsi bari bahungiye ku misozi ya Murama, Murundi, Mwiri, Nyamirama na Kabare mu karere ka Kayonza, kimwe n'abari bahungiye kuri paruwasi Gatolika ya Kabuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo barishwe. Interahamwe zishe abatutsi muri segiteri Nyagatare ya mbere mu karere ka Nyagatare, ndetse n'abari bahungiye kuri paruwasi ya Zaza muri Kibungo, aho guhera tariki ya 9 z'ukwa 4 1994 ubwo bwicanyi bwakomeje. Ababarirwa hagati ya 500 na 800 baricwa. Guhera kuri iyo tariki nanone 9 Mata 1994,
interahamwe zatangiye kwica abatutsi bari bahungiye Kiramuruzi hamwe n'abari bahungiye ku musozi wa Nyamagumba muri komine Mabanza ku Kibuye. Mu minsi yakurikiyeho hishwe abarenga 12,000. Kuri uyu munsi nanone tariki 9 Mata 1994 hishwe abatutsi bari bahungiye Nyabikenke ku biro byahoze ari by'umurenge wa Karama muri Bumbogo n'ahandi hantu hatandukanye harimo icyabingo muri Prefecture Ruhengeri, muri centre y'ubucuruzi ya Karamano muri Mataba mu karere ka Gakenke, ku rusengero rw'ababatista rwa Rusiza muri Kabumba Prefecture ya Gisenyi, muri kiliziya ya Nyundo no mu nkengero zayo, ndetse no muri maternité ya Nyundo muri Prefecture ya Gisenyi buri mu karere ka Rubavu. Ahitwa mu Kivuruga muri komine Cyabingo hari huzuye abasirikare batangiraga abatutsi bageragezaga guhunga. Uretse aho kuri bariyeri abatutsi biciwe Icyabingo na Busengo, interahamwe zabishe zazaga kuri kaburimbo ahitwa kuri Mukinga zifite ibiganza zabo zabaga zimaze kwica, zigakomereza irwaza mu yari komine Ruhondo kwica abandi.